ibi bintu yo gufata bakisiga bameze nk'abari gufata urusengero rw'Imana bakarusiga ifumbire. Bari kuruhindanya bameze nk'ari gufata bakarusiga ifumbire cyangwa amasi cyangwa ibyondo bakabihindanya uko babonye. Yego. Uko bari urusengero rw'Imana barimo bararusiga ifumbire cyangwa amasi ifumbire cyane. Bishavuga ngo bari kurusiga umwanda. Kuko niba Ikirana umuhamye ni Yesu TV aho uri hose ku isi hose Imana ibaho umugisha. Amen. Yesu yankunzacyo. Dr. Apotre Gitwaza yaravuze ijambo aravuga ngo nimwumve, nta mukozi w'Imana ugomba kujya imbere abwiriza ubutumwa bwiza yambaye deshire, no sibyo. Arongera avuga ngo nta mukozi w'Imana ukwiye kujya ku ruhimbi cyangwa bari umuririmbyi afite ibyanwa byamusagutse ndetse na madrede. Impamvu bari kwitukuza ngiye uko mbibona, impamvu bari kwitukuza nago bari kunyurwa nuko bameze, bari gufata bameze ubundi Imana inzu yayo yarayirimbishije iyi hano ubwiza butangaje, ariko bari kuyifata bakayisiga amase. Bari kubeshya ngo bafite agakiza barangiza bakitukuza, nago akiza mufite. Ufite agakiza aranyurwa, ufite agakiza ntafite kwifuza, ariko ufite agakiza guturi kwifuza ngo icyama nanjye ngasa nka Usikari. Yego. Ako gakiza gatangirwa he? Ako gakiza wagakuye he? Bibiliya wasomye ikakumvisha ko ibyo bintu ari byo ugomba kwitukuza ni yihe? Wamfasha ukambwira iyo ariyo nanjye nkazayisoma. Ameze nk'umuntu ufata inzu isize irangi akayifata akayiharuraho rya rangi ririho akayisigiraho, akayisiga ari imyanda. Muzi ko muri kwigira neza ko muri kwihindura imyanda. Mufite ibibazo. Mufite ibibazo. Jackson yaje kubabwira nta mikino afitanye n'abantu barimo babeshya Imana. Muri hahindanya muri isiga imyanda. Ariko niba ukunze kwitegereza ku bantu bitukuza, uzatunge umuntu witukuje imyaka 20, ku myaka 20 n'umwuka azabasa. Yego. Abaye ute Jackson? Naga bakiri umuntu. Naga bakiri umuntu rwose. Naruha abagifite. Ubundi uruha Imana yaduhaye. Yego. Uruha Imana yaduhaye rufite ubushobozi bwo kurwanya indwara. Cyangwa se ibyuririzi. Ariko iyo witukuje ubundi uzacunga umuntu witukuje, uzamucunge cyangwa uzabikorere nk'urugomo. Niba ugira ugira simbizi ugende umukomeretse, numara kumukomeretsa uzagicunganwa igihe urwo ruguma azarumarana. N'abari mu gakiza mu by'ukuri nimvuga urusengero rw'Imana ntago arumva hari ADPR yubatse, ntago arumva hari kuri chapelle, ntago ari bwumva hari ku musigiti. Urusengero rw'Imana nawe, urusengero rw'Imana ni imibiri yacu, turi kuyihindanya. Rero tufata urusengero rw'Imana tukarusiga ifumbire tukarushyira bidafite agaciro. Rero niyo mpamvu nakunze Dr. Apotre Gitwaza, dore cyatumye mukunda, sibyo? Umvishe arangije arongera avuga ngo nta mukozi w'Imana w'umumama cyangwa se w'umubyeyi cyangwa se w'umukobwa ugomba kugira gute, ugomba kujya imbere y'Imana ahunga yambaye ubusa arimo arasebya inzu y'Imana. Icyo ndacyemeranywa nawe. Ikiri gutuma aho nemeranywa nawe, niba ngiye Jackson avuye hariya nari ikirara mvuye mu busambanyi se, ngewe naje mu nzu y'Imana kugira ngo ndebe ko yangirira neza, kugira ngo ndebe ko ibyo bintu nabireka. None ndahagezaho nakabaye nje gushaka Imana cyangwa byose nakabaye nje kubisiga kugira ngo nihane. Nsanze ahubwo noneho abo masanze nibo bari butuma ryara ryanjye rizamuka kurushaho. Nene se ubwo ndakura iki? Yego, bayisize umwanda utubwije barayihindanyije. Kandi urusengero rw'Imana rega ni twebwe. Ni twebwe. Buriya iyo urose umugore uburose itorero, sibyo? Uburose itorero cyangwa uburose itorero. Rero twahindanyije urusengero rw'Imana. Nimugarukiraho. Naje hano ngirirwa umugisha urambwira ngo umuntu ndi kumwe nawe aka kanya yagize umugisha guhura n'umuntu ufite agakiza. Ndavuga ati aka kanya ngize amahirwe atangaje yo kuba mbonye umuntu ufite agakiza. Nanjye hari byinshi ngiye kumubaza, hari byinshi nibaza cyangwa ngewe narayobye nshaka kanyobora mu gakiza mu by'ukuri. None nahageze kugira ngo ngire ibyo mubaza, ibyinshi ntabwo yari yabinsubiza, arimo aransubiza mu buryo butanyuze. Nareke kurangara tubwire. Arimo aransubiza mu buryo butanyuze.
ahubwo ikigaragara cyo niwo gigomba kubagira inama kuko dusaza ari wo kijije. Oya ntago ngiye myijishwe. Ahubwo ako gakiza bafite ni agakiza cyangwa mu baratujijisha. Ngendo batujijisha hari ariko buriya urebye amadini si business. Amadini sindi buze kuvuga ngo ni business cyangwa ni iki, ariko none ndaza gusanga amadini ariho turi gukura ubu, ariko bari gukura ubuyobe kandi babeshya ngo bafite agakiza. None mu kanya namubajije ati se kuki usiga inzara, se kuki unyereza imisatsi, ngo idini mba mirabyemera. Asengera subundi katatu gasengera ntago ari ngombwa ko tubimubaza. Iyo asengeramo ngirabyemera, ariko mu by'ukuri njye uko nizera cyangwa uko ngiye mbaho, ntago amadini yose uko ariho, ntago amadini yose ariho avuga Imana. Yego, amesha ari kudutuburira. Ntago amadini yose ariho avuga Imana. Bagiye badukomeretsa rega, baradutuburiye cyane. Ntaho kuza ntago Imana iribuze, ntago ibyo Imana ibyishimira. Niba utanyuzwe nuko Imana yakugize, uraza kumbwira ko ufite agakiza kameze gute? Sibyo. Kandi muri ne byaremye neza ngo aba Yesu bishimira izina ryiza rya Yesu. None se urishimira izina ryiza rya Yesu gute uri kwitukuza? Nibyo yaguhaye bwawe bitakunyuze. Ariko uvuze ku kintu cyo kwitukuza. Oya ntago ibintu nabyemera. Jackson ubwo ariko tubeshya arakijijwe. Ibintu byose ari kuvuga ku ndirimbo ziri mu bitabo, akavuga kuri Bible, ibintu byanditsemo. Jackson yabanje gukizwaho buriya. Biranagaragara ko ashobora kuba akijijwe, sibyo? Akijijwe ariko ari kwishyira mu kimbo cy'abantu badakijijwe cyangwa se bashaka gukizwa, bakabona nta mbuto muri kuberera. Niyo mpamvu Jackson we ari kubavugira, ameze nk'ari kuvugira abantu b'Imana cyangwa se abantu bashaka gukizwa. Kandi adakijijwe se? Kandi adakijijwe. Ikigaragara cyo atwihishemo, ahubwo arimo ari kuvugira aba bantu bari hanze kugira ngo baze kuri Yesu, ariko ari gusanga ndetse namwe mudakijijwe. Sindi buze kuvuga ngo mbihishemo cyangwa ngo ndakijijwe. Arimo arambaza ati kuki ibyo mvuga bijyanye na Bibiliya ibindi bikajyana n'indirimbo zo mu gitabo. None se reka mubaze gato, aho nca cyangwa aho nambuka ari mu butayu nirirwa ngenda, ibyo bivuze ko nahura n'abakozi nacaho basengera, ndaca mu butayu ngasanga bari kuririmba, ngasanga abandi bari gusoma Bibiliya, ngasanga bari guhimbaza, no ku nsengero ndacayo, hose ndacayo nkabyumva. Ese ni gutaraza kumwanga ngo ndabyumva kuko no ku mbuga nkoranyambaga ndabyumva. Ntabwo rero abuze kumbwira ngo ibyo mbyumvirahe, hari henshi nawe bikabyumviye. Yes, urakoze cyane Jackson. Ntubikura. Ariko hari ahantu mwampfundikiranyije ku kintu kigiye no kwitukuza. Ubundi abakobwa b'iyi minsi uzi ko no mu bagabo byagezemo nabo bari kwitukuza. Abakobwa b'iyi minsi cyangwa se abagore b'iyi minsi mwabaye gute? Mwagumanye urw'Imana yabahaye, uruhu Imana yabahaye, ko mushaka kwiteza amakanseri? Murimo murashaka kwiteza amakanseri y'uruhu. Fasha gato ndagusubiza gato aho. Ibyo byo ntabwo byanditse muri Bibiliya ngo byo kwitukuza. Ibyo ngibyo biremwa n'abantu nyine bakora amavuta ibiki bagashyiramo amaside, bagakora nyine ibintu bihindura uruhu. Mwese urabizi nabyo urashaka kutubwira ko uzi uko babikora? Njye mbona ahubwo abantu babikoze bitukuje. Ariko ni bibi pe, ni bibi, nibashake babireke. Nibashake babireke Jackson, aho ndakushyigikiye. Ako Jackson ubureba uburyo umuntu witukuje, sibyo? Ubona uburyo imitsi barabaye umukara. Noneho kandi umuntu witukuje ntareba mu zuba. Arareba mu zuba gute yariyangije? Niyo mpamvu abantu benshi rero ntituzi n'ibiri gutuma turwara indwara z'amayobera. Umuntu witukuje nicyo gihe uzamenya ko umubiri we n'abasirikare ugifite, nta mubiri agifite, yarahindanye. Bantu mwitukuza mufite ibibazo, kandi mugire ngo si Imana iri kubabwira ngo muhagarike kwitukuza. Muhagarike kwitukuza nimba mushaka kubaho mu buzima bwiza kandi mukazasaza neza. Muhagarike kwitukuza. Yego, turacyashaka ndashaka agakiza, ariko ndashaka wowe urimo wamamagaye hano kwitangazamakuru kumhamya ni STV kuri yicana. Urambwira ati Jackson wagira umugisha uyu munsi, wahuye
washaka agakiza ariko uyu munsi umugisha wagiriwe wahuye n'umuntu ufite agakiza kanje nagwamagaye ngutakira mukobwa ndetse urubyiruko mugenzi wawe ufite agakiza kadasanzwe ariko amaso yawe nimba amaso yawe areba ute nagiye gushiduka uri kumbwira ngo reka nawe nta gakiza afite hoya sinavuze ngo nta gakiza afite ariko agakiza mfite numva katajyanye nako ndi gushaka nyine ubwo nta gakiza afite icyambere dore impamvu sibyo hoya wikongera kuvuga ngo hoya impamvu ya mbere twasanze ayemera ko agomba gusiga amahina akagira imisatsi kandi ijambo wamutsindashaga ijambo twasanze sibyo afite yambaye nyine ukuntu amasheneti nuko noneho kandi wajya mu ijambo ukamubwira ati kandi muri biriya bimeze gutya rero agakiza ushaka twebwe turi kumva ushaka nta kafite bishoboye ngo rero nta gakiza afite nibyo ahubwo nkeneye undi ukeneye undi nkeneye undi kuko uzatuma nyoboka mu nzira neza nawe kuko ndabona uri kumara kunyobora mu nzira nawe atazi ahubwo se ubu ntari butuze gutuma tuyoba twese wasigaye rero ubu tumeze nk'umuntu uri mu modoka ariko mu by'ukuri umuntu ufite ivura nawe akaba atazi umuhanda hasi mu by'ukuri arakujyana yego wowe ukeneye umuntu waza akakwigisha ku gakiza uzaho kajya sibyo ntabwo ukeneye abangaba bari kuza bakwereka ko bakijwe kandi nabo ubona bafite ibimenyetso nk'ibyabizi bayarebeye kuri runaka yego babeshya ngo narebeye kuri pasiteri ngo yitwara gutya oya nkeneye umuntu mu by'ukuri ubundi bajya bavuga mu by'ukuri umuntu uzi yajya aba azi n'ahava mbere yo kumenya aho ujya abanza umenye iyo uva ariko uri muri ba bantu nabo batazi aho bari kuva naho bari kujya barimo bameze gutya ndasebye ndaguha urugero niba ugiye ubona ikiyaga cya Kivu buri ikiyaga cya Kivu ugifashe ugashyiramo ubwato ntufate ingashyi waba uri kujyayo niba waracyitegereje waba uri kujyayo ufashe ubwato ukabushyira mu kiyaga ntufate ingashyi ngo ubuyobore cyangwa ubwerekeze niko babyita watekereza ko uri kujyayo se koko bwakujyana nawe nyine ubwo ni nko gufata ubwato bukajya mu nyanja ariko ntubwerekeze uraduhaye kabisa watekereza ko buri wese kukujyana uraduhaye pe niba tutize ubwo tugiye kongera kwiga bundi bushya ikintu ubwato buri buze ahantu buri buze kukujyana rero nicyo nshaka kubwira ko buraza kuguma mu mazi hagati busirikira gutya umuyaga nujya hano urabujyana nugaruke hano bujyaga mu by'ukuri naho ufite naho bari kujya naho uri kujya naho uri kuva ubwo bwato naho buri kuva naho buri kujya kuko umuyaga uri kuza ujya niho buri kujya yego uwo muntu rero ufite agakiza umeze gutyo nta gakiza afite uwo muyaga nta gakiza afite yego bivuze ngo urubyiruko ntabwo mbivuze kuvuga ngo urubyiruko n'abagabo barahari ndababona n'abagore ndababona benshi n'ababyeyi n'abakecuru n'abasaza nabo bameze gutyo Jackson babona gute utari umukecuru cyangwa umusaza abo ngabo ko tuba tuzi ko ari nararibonye aho ntabwo waba ugiye gutandukira Jackson none se niba yarigeze wumva ikinyarwanda nujya wumva ko utaganiriye na se atamenya icyo sekuru yasize avuze Jackson mubitode yego ndabyemera cyane aho rero niho ndi guhurira nabo yego ariko koko ubu ntukimenye urubyiruko umenye n'umugore nibyo nanjye ndabyemera rwose ndi kubabona benshi bari guhuzagurika ariko mu by'ukuri njye agakiza nshaka cyangwa se gukurikira Kristo nshaka gukurikira Kristo ngavuga ati nkurikiye Kristo ati Kristo nubwo ngukurikiye ndagukurikiye dore inzira ngiyi ndayikomeje ndarahiye sinzasubira inyuma dukurikira Kristo bisaba kumaramaza naho ngo nuvuge ngo yewe se ngo nari nkurikiye Kristo none ngo nkaba mbona ngo bazanye iPhone nziza ngo reka manze njye kuyifata ngo nyamara Yesu ngo nzaba ngaruka ngo nzaba nihana ariko oya uzaba wihana gute gukurikira Kristo bisaba kumaramaza nese mu by'ukuri niba atari ukujya kure ntabwo gukurikira Kristo bivuze ngo nzakurikira Kristo ngo ku cyumweru ngo nzajya nirirwa ku cyumweru ngo nzanirwa mu gakiza nirwe mu mwuka none se ugira ngo ntabwo ibyo ngibyo Imana ibishima yego Jackson ni byinshi watubaza cyangwa se ni byinshi wavuga ku bijyanye n'urugendo rugana Siyoni
ariko ukeneye umuntu wa nyawe ni kuri kutubwira tuzagutumirire umutumirwa wa nyawe uzahava yaba ari umumama yaba ari umugabo yaba ari umukobwa yaba ari umusore wa nyawe uzi yava niyari kujya uzi yava niyaje nanjye ngamukurikira nzi yomva ndetse niyonjya ngamenya ko nakurikiye Imana kandi koko nk'uko bivuga agakiza ntikapimishwa ko kijisho yego sibyo kandi ikindi umuntu wese ufite agakiza unarebye mu bundi buryo biramusa ariko njyewe impamvu navuze ko agakiza bari kubeshya ngo bagafite agakiza nako none se ni gute umuntu ufite agakiza wasenze Imana nyakuri wasomye Bibiliya uzi Imana nyakuri Imana iri mu ijuru yego atazi ikibazo wamubaza utamubaza ikibazo ngo abone icyo gusubiza ni ikibazo ariko Yesu afite umugambi mwiza kuri Jackson nago uravuga ngo wasenze Imana nurangiza umupagani ngo aza kubaza ikibazo uburi cyo musubiza umugabo umwe nigeze mpura n'umusinzi noneho umusinzi nagata ariko wasinze aje hamwe atariko ubundi wasenze Imana uburiki ambwe ako kantu ndi kana yamubwiye ngo wasinze aragusubiza ati wasenze Imana uburiki nje nagakuyemo icyigisho wagakuyemo ni iki dusangiza ko icyigisho wakuyemo kuri iryo jambo icyigisho nakuye ku ijambo rivuga ngo wasenze Imana uburiki uyu mugabo yambwiye ngo cyangwa se uyu musinzi namubwiye ngo wasinze wa mugabo we arambwira ngo wasenze Imana ubundi buriki kubera bishatse kuvuga ngo iyo usenze Imana Yesu ashimwe cyane ukayisenga n'umutima ukunze nta kintu na kimwe ubura gusenga Imana ni byiza ndabyemera ko ari byiza ndanabyizeye ariko reka dusenga Imana tuzi ibyo dukora twere kugendera mu kigare twere kugendera kuri barambwiye dusenga Imana tuzi icyo dukora yego murakoze cyane Jackson ndetse na Cynthia Imana ibaha umugisha mwinshi kubw'ibi biganiro cyangwa se kubw'aka kanya ku batumirwa bacu turabashimiye n'abifuza ndetse abumvisha iki kiganiro bose bakumva ko hari icyo bakeneye kuba baganira na Jackson we arimo aravuga ko babantu muri kwiyoberanya mwebwe mwerekana ko mukijwe kandi mudakishijwe avuga neza ko uhereye kuri uyu bari kumwe Cynthia araje tugaragariza ko ari umuntu w'Imana ariko mwuka wera yamufinduye bura Jackson abatuje ariko aka kanyashe kugira ngo akuyobore mu nzira y'agakiza kuko yambwiye ngo arakijijwe ariko ikibazo nyimubaza ni iki yambwiye ati impamvu tsiga inzara cyangwa impamvu nsuka umusatsi idini mbamo irabyemera none nyimubaza gato nanjye ejo ninshinga idini navuga ati idini yanjye nshinze nta muntu wemerewe kuyizamo yambaye idini yanjye itegetswe ni ukuyizamo amahame yayo ni ukwambara ubusa nawe azambara ubusa aze mu idini yanjye ukazabwambara kuko ariko aya madini abategeka umushumba wabo abategeka kwambara ubusa oya ntabwo bidutegeka ku mushumba wanyu kuri pasiteri wanyu ntabwo mugendera ndetse ku byanditswe none se ubu pasiteri wacu koko ntabwo asiga inzara ntabwo asuka bishatse kuvuga ngo iki bishatse kuvuga ko pasiteri wanyu inzira berekezamo ari kuberekeza mu nzira yo kwambara ubusa twari duhereye kuri uyu nguyu bivuga sibyo ubwo niba umupasiteri atabisiga uri kunyumva bishatse kuvuga ngo ntashaka abakizwa arashaka iki arashaka barimbuka Jackson ushaka gushinga itorero ngenda cyakubaza ngenda ntabwo ngo ushaka agakiza ikindi hari indirimbo nageze numva iravuga ati ngo nimwitwiyambure mwiyambure ibyo mukenyereyeho muhinduke maze mugire amahoro none kimwe niba wakiriye agakiza kuki utiyambura ibyo ukenyereyeho ngo uhinduke nyine ubu Imana yifuza ibyo mukenyereho ni ibiki se dukenyereho ko usiga inzara cyane
gusiga inzara ibyo byose mwisize n'ibyo mukenyeye utamubwiye se n'ibindi yambaye nabonaga n'amasheneti ndikona n'udukomo tw'amasaro ibyo byose genda umubwira ibyo ni bya bintu ngo nibyo bavuga ngo nimwiyambure ibyo mukenyereyeho Mujugunye byose. ko bakabone mugira amahoro Mana we ko numva bigenza gutya agakiza twaba tugataye bigendeye ko dusiga inzara bikagenda ko dusiga ADPR sibyo nubwo uruhande rumwe muvuga ngo ADPR ngo ntago ngigifite ngagakiza wibuka ko nabo basigaye bajyayo badefirije imisatsi aka kanya biza kutubwira ngo n'ufite agakiza ngo abuze ikidusubiza kuko ufite agakiza asubiriza no mu mwuka Imana imuha ibyo asubiza none se ni gute uraza kuvuga ngo ndiye ngo mfite agakiza njyewe umupagani uvuye hanze njyewe inkozi bibibi mwaza ngakubaza ibibazo bikagutsinda kandi uri mu gakiza kandi ngakubaza ibyerekeye agakiza urimo bikagutsinda nari ndikiri kubabwira ADPR nubwo ADPR muyifata nkaho mwayiteye umugongo muri kujya muyifata nkaho nta gaciro ifite ADPR yaratureze kandi n'ubu ngubu nubwo bimeze gutyo ntago iratandukira nk'uko muri gutandukira rwanda rumwe ntago iratandukira nk'uko muri gutandukira kereka ubwa b'imbere nibo badatandukira kuko hari abo muri nabo banyereje imisatsi bayigize ukundi kuntu kandi bitemewe muri ADPR kubera ko bamaze gufindura oya nuko muzanye ibya ADPR na ADPR oya igira uko igenda byibuzeyo iracyafite byibuze iracyagerageza kwihisha muri Kristo usanga abenshi ari abaririmbye urugero nta murimbye ngo ADPR wapfa kugenda wambaye ikintu ari umuririmbye yambara intuza bunuse ajya kuririmba ntago bishoboka hari wamubonye ntago bikunda rega nanjye nabatirijwe muri ADPR none se nyine wakomeje umuco wa kera wawe gakondo y'abasogokuruza ntago mubwiye uve mu idini urimo rikumemo kuko nta dini namwe rizabura umugeni ariko komeza umuco wa kera w'abasogokuruza birashoboka ko muri iryo dini ariho ubona hari ubutabazi bwawe nta kibazo pe kuko ntago twebwe tugendera ku madini umvishe Gatulika izabona umugeni uri kunyumva n'abandi bazabona umugeni uri kunyumva ariko gumba uko wahamagawe reka kugenda uko utahamagawe ugihamagarwa warisigaga tubijyanye ukuri warisigaga nisiga iki inzara wapi ugihamagarwa wambaraga ibikomo oya ugihamagarwa wambaraga gute ngaho nawe tubwire uko wambaraga njyewe ko nambaraga niko nambara ariko kandi uvuze ngo hoya rero ikindi Jackson ibyo avuga uruhande rumwe ndamushyigikiye nanjye namurwanyaga ariko ndamushyigikiye harimo aravuga ngo ese izo mbuto azanyerera nizihe kandi nanjye ndi kumureba nkamwitegereza ikindi iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ko ariho batangiye ubwo batangiraga kwatura bya bindi bamaze kubazamwe ikigirwamana niho batangiye gusambana niho batangiye kumwisindisha niho batangiye gukora ibyangwa n'Uwiteka ariko wibuke ko wavuze ngo barabyatse barabifata mbere barabyambaraga ariko ntago basambanaga icyo gihe babyambaraga sibyo byari bigize gute Imana yari itarabihumanya mwebwe mumaze kurya muhaze yarabihumanyije icyo mwebwe mumaze kurya muhaze Uwiteka isababara ahita abifata umvishe abitesha agaciro kweza avuga ati ibyo nibigirwamana aha gato tukiraho irindi kosa ndi kubasangamo riri gutuma no kwinjira muri inzira agakiza tubigendamo biguru ntege ndi kubona kuko mu by'ukuri niba ufite agakiza Imana ikwereka umumaro yego iyo ufite agakiza Imana ikwereka umumaro yego Imana ishimwe rero se ubu mu by'ukuri nkawe Jackson ubu urumva urabona wicaranye n'umukozi w'Imana kuko ari kukubwira ko ari umukozi w'Imana sibyo ngira ngo ushobora kuba wenda se nawe uri kubibona ko ari umukozi w'Imana ndabibona ariko ni gakeya kuba agakiza ntabwo gapimishwa ijisho ubu wasanga ejo wamutere tukamuga ati ngwino muri ghetto bigakunda kuko nanjye hari ahandi nanjye nshobora guhurira ahantu nambaye neza avuga ati ni n'agakiza kandi wapi ni umwana w'isi ndatwika uratwika ubu kandi wasanga ko muri gutwika murimo mujijisha muri gutwika
akikiza ujya gukira indwara arayirata nawe urimo urarata indwara kugira ngo uyikire cyane. ntibyoroshye. ninza nka kubeshya ngo ndakijijwe ngo nduma ngo ngewe mba muri korari ngo ndakijijwe ngo nakurikiye Kristo kandi naramumenya narakira agakiza. uransengera gute uransabira Imana imbabazi gute kandi nanjye ubwanjye icyaha nacyemera ariko ujya gukira indwara arayirata. Okay, yego. Yes, murakoze cyane, turabishimiye muri aka kanya kandi nagira ngo ndetse mutubwire ese nkawe Jackson wagira inama iki n'ubundi ko numva uvuga ngo agakiza ndikara muri wowe neza, wagira inama ki bagenzi wababwira ngo nibakomeze babeho kubayeho cyangwa wababwira ati nibaze kuri Kristo? Inama nagira abagenzi banjye nabwira ati nimuze uko Yesu yiteguye kutwakira, ateze amaboko ngatwakira kandi Imana ntabwo yanga umunyabyaha ahubwo Imana yanga icyaha. Natwe rero dushaka ahubwo icyiza nuko twaza tukareka kwiyoberanya, niba hari abiyoberanya tukabareka, twemera ko kuko turi abanyamakosa turi abanyabyaha, tukaza n'ibyaha byacu kuko Yesu yemera kubitwikorerera, tukabimukorera tukabona ko tubohoka tukaruhuka. Yego, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Yego, nagiraga mbaze uwo mushiki wacu inama yagira urubyiruko bagenzi be nawe, cyangwa se uhereye kuri Jackson we arashaka kuza ariko ari kureba akabona nta mbuto muri kumwerera. Niki mwakora mwebwe mwirirwa mwishushanya mwihangane gukoresha iri jambo mugaragaza ko mukijijwe kandi Jackson we ari kuvuga ati muri kumumurana tubeshya ntago mukijijwe? Niki mwagaragariza Jackson kugira ngo nawe abegere, kuko ari kubareba akabona n'ubundi muri mu rusengero musa nk'abari mu rusengero ariko mugeze hanze musa n'abisi? Niki mwagaragariza Jackson cyatuma nawe abakurikira imbuto mwamwerera n'izihe? Ikintu twakora rero kugira ngo Jackson nawe aze mu mwanya nk'uwo turimo, twamwerera imbuto mu buryo bwose bushoboka, nyine tugatandukana nawe. Niba ari ibyo ngibyo avuga byo kujya mu mageto, twebwe ntitubigire, kuko turagira ngo aze aho turi. Kandi umuntu usenga, umuntu w'Imana ntabwo ajya muri ibyo ngibyo by'amageto ngo afate ibiyobyabwenge anywa inzoga se, ibyo ngibyo ntago abigira. Yego, Jackson rero ibyo akora bibi ntabwo twe twabikora, kuko tubikoze nawe yabona ko turi the same nawe, ahubwo ubwo natwe twaba twifatanyije nawe. Kandi Jackson avuga ko ahubwo mwebwe ari mwebwe ahubwo mutuma ashobora no kugwa. Impamvu ni iyo ahamagaye umukobwa akamubwira ngo ati ndagushaka, sibyo? Kandi byitwa ngo ni umuririmbyi, aza yiruka. Uwo muririmbyi ntago aba birimo, umuririmbyi bahamagara ngo no muri geta akaza hakabaho ibyo by'abakuru yatubwiye, uwo nawe bari kwiyoberanya. None rero se niki wakora kubwo urumva uru n'urugendo rudasanzwe? Niki wakora kubwo kugira ngo abana b'Imana bave mu byangwa n'Uwiteka? Bigaragara ko ari nuza, bigaragara ko ndetse bera imbuto ariko bugasanga ndetse bari kuzera mu rusengero gusa, bagera hanze ntibera imbuto. Jackson yakitegereza neza akabona n'ubundi nta nzira yaca amakizwa, kubera ko abari gutuma akizwa nibo bari kugira gute, nibo bari gutuma nawe ajya mu byaha. Jackson siko biri, ndimo ndakuvugira ukagira ngo ninjye uriko niko bimeze. Ariko reka mbaza abantu bavuga ko bafite agakiza, sindavuga 100% ngo baragafite kuko nawe gapimishwe ijisho. Ubundi mu by'ukuri umuntu ufite agakiza ajya muri beti, ajya gukina cunga neza, akina kadege. Umuntu ufite agakiza beti niki? Beti niti cunga neza, hari urusimbi, hari akadege. Abafite agakiza mu nsubize, ntabwo umunsi ndibaza abantu bameze nkanjye cyangwa batarakira agakiza. Ubundi mu by'ukuri umuntu ufite agakiza twakabaye duhurira muri beti, cyangwa ubwo bishaka kadege cyangwa kuri cunga neza. Sente yamwahuriye muri beti? Oya, ni benshi barimo burabe cyangwa kandi turiho turahurira ku Kiryabarezi. Niho agakiza mu gakiza bafite, kuko ngiye ntabwo ndibuze kuvuga ngo ndimo mu gakiza bafite kemera ibyo bintu. Oya ntabwo kabyemera pe.
Okay. None bamaze kubahishura ahubwo mwagaragaye mwebwe murimo murabesha ngo murashije mwagaragaye abo mwagatukisha bose ubwo nabo baturanye babikoze ubwo nawe urabizi iyo umwana umwe akoze ikosa hari igihe barishinza bose bakabigenderamo cyangwa se bakabana bose ubwo rero nawe abo baturanye nibo babikoze bahurira muri izo beti ariko ntabwo bivuze ko ariko bose bameze ariko se ndaciye Jackson mu ijambo nanjye namushyigikira dore ahantu namushyigikira ni gute ubu uri umukobwa uzi neza ko uri umuririmbyi uzi neza ko uri umukozi w'Imana sibyo warangiza ukajya ndetse mu kuririmbira Imana wambaye harya bayita ijipo y'ubuce wambaye ijipo y'ubuce cyangwa se warangiza ukaba uri umusore ukagenda noneho hari uburyo basigaye batebeza bamara gutebeza ipataro bakayimanura pocket noneho bamara kumanura ndetse ishati bayitebeje igasigara ariyo itebeje hejuru wajya ureba ukabona ipataro ameze nk'aho yayineyemo cyangwa yayinyayemo kandi ngo muri abaririmbyi ibyo bintu mwamukora kuko aba ari byo Jackson ibyo avuga uruhande rumwe nawe ndamushyigikira ibyo rero tubigiyeho twaba tugiye kuvuga ku nsengero kuko hari amadini yemera ibyo bintu idini ryemera ibyo bintu kwambara pocket ni ayahe hari idini ryemera kwa aho ngaho urambeshye nta dini ryemera pocket nta dini ryemera pocket ariko nkuko yavuze hari idini ryemera kunywa inzoga hari iryemera gusuka atari nka ADPR nta kintu ibishaka naturel ariko hari church zemera ibintu bitari naturel none ntabwo uciye mu ijambo none se kunywa inzoga ni icyaha kunywa inzoga abantu benshi bakubwira ko